Yego, nimba waraje mu buzima bwanjye ukaba uzi ko nta kintu na kimwe wigeze umarira, wari umuntu wancaga intege mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Umuntu agira kariyeri ye mu buzima butandukanye, yaba muri relationship ndetse n'ubundi buzima butandukanye. Nimba uzi ko nabashije kurwara ntugire ikintu mfasha, ukaba uri wa muntu waje mu buzima bwanjye meze neza, mu bihe bibi ukaba warabashije kuba wahita ugenda. Hari abantu benshi tugira muri ubu buzima badukunda ari uko dufite ibyo dufite, babona ko ntabyo dufite bakagenda. Ndagira ngo umenyeshe ko ubu aka kanya ameze neza, ntabwo nkeneye ba bantu birirwa bampamagara bambaza ubusa, batigeze bamenya cyangwa se batigeze bankunda muri bya bihe bibi. Iyo mvuze gukunda, benshi bumva ko ari urukundo dukundwa n'abakunzi bacu, kabone nubwo waba uri umubyeyi wanjye ukaba utarankunze mu bihe bibi, ntabwo ngukeneye. Go out, genda, sinkeneye kuza kumbuhiriza ubuzima bwanjye. Hari abantu benshi tugira mu buzima bateye gutyo, baca abantu intege. Buri wese uri kunyumva aka kanya yahuye n'ibintu byinshi bica intege. Rero aka kanya niyo mpamvu kugira ngo uze unyumve, ufate ba bantu, nuvuga ngo mu mubiri wawe ukeneyemo isuku, ubwonko bwawe bukenewemo isuku, n'umutima wawe ukeneyemo isuku. Fata ba bantu babaye umwanda bavane mu buzima bwawe, bagende. Abantu baza kukubihiriza ubuzima kibazo, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo kanaka ngo ndamwanga. Ibaze sha, ahubwo utekereza ko wakwanga umuntu abantu bose bakamwanga? Nimba uri umuntu umwe unyanga, ahandi miliyari zisigaye bankunda, uranyanze se ugiye kunyangisha abo bantu bose? Njyewe aka kanya namaze kwakira ko ngomba kwiha ibyishimo nabihawe n'undi muntu, kuko undi muntu mu buzima bwawe ashobora kuguha ibyishimo ukishima, yego da, ariko by'agahe gato bitaramba. Rero abantu mujye mugenda, ibyo mugendamo byose mumenyemo kariyeri yanyu ko ifite aho ishingiye, bana gufata ubuzima bwanyu ngo mugende mu bushingire ku bandi bantu. Njyewe iyo nkunze kubivuga nyanibuka ari umusista twigeze kumenyana, nawe ariyizi nyine ajya ukunda kunyumva mu bitangazamakuru. Noneho uwo musista agakunda kumbwira ngo mani, ngo njyewe ngomba mbona ngo nutazubaka ngo ntabwo tuzabana. Ubwo urumva muri make muri relationship nyine twarakundanaga nyine mu bintu bya danje nyine bitari underground. Noneho akambwira ati njyewe ntabwo ikindi sinzi abantu mu manegeka nyine ahantu ku muhanda. Nkavuga ati se gute waba untegeka ukuntu uzaho kandi ntarigeze nanagushaka? Hari abantu benshi bagukeneye bazakujyana aho hantu wifuza, nanjye hari abantu nkeneye nzajyana ahantu nifuza kuzaba. Icyo gihe relationship yacu irakomeza. None iki kintu cyaje kunungura ni uburyo ki abantu baza mu buzima bwacu baje, nimba nabyita gukina n'amarangamutima y'abantu. Arangije sinzi ukuntu yaje gushebeka, sinzi ukuntu yaje kubona kandi gasore k'amafuti ntashatse kuvuga mu bitangazamakuru, aba aragiye. Noneho ubwo mu kugenda kwe, impamvu ya mbere yatumye agenda ntabwo ari uko nari umusore mubi, nta nubwo ari uko nari mfite amagambo mabi, ntabwo ari uko nari mfite imyumvire mibi, ahubwo ni ukuntu iyi si abantu tutanganya ubushobozi, tutavuga ibintu bimwe. Umuntu yamara kubona abantu nyine bakurengeje mu bushobozi, kuko ndabyibuka mu bushobozi bwanjye nari nkikennye pe, ntabwo nayo nyine ndi umuntu ubashije kwiteza imbere cyane. Urumva impamvu ya mbere yatumye agenda, yari afite byinshi akurikiye. Nimba wa mukobwa aguhamagara avuga ngo sheri telefone yanjye muye n'ibisambo birayitwaye, ndashaka telefoni, sheri nshaka iki, akabona wowe ahubwo wibereye muri gahunda zawe z'uburyo wakwiteza imbere nyine ukabasha kugira byinshi wageraho. Ntabwo waba uri umusore ufite ubwenge buzima ngo uri gufata amafaranga utagagoza uhereza umukobwa. Wowe si umugore wawe, si umwana wawe uri kurihira minerivare y'ishuri, amafaranga ufata utanga ngo ukoresha imisatsi se, wabanje ugatekereza ejo hazaza hawe.
uwo muntu urimo kujya kwitaho gutyo urabizi ko igihe cyose muzagumana muzahorana. Ubwo icyaje kuba yaje kugenda, amaze kugenda ubuzima bw'umuntu nk'uko mubizi ntabwo bujya buhagarara, nkunda kubibabwira, ntabwo ubuzima bwanjye bwacitse intege, narakomeje ndakora cyane mu muntu nyine ufite icyizere muri njyewe, ubuzima bumera neza. Ubu aka kanya by'aka kanya unyumva ntabwo naza mu bantu bameze nabi, n'abameze neza cyane naba ndi muri abo ngabo hafi aho ngaho, naba mpahagaze gatanu ku kandi. Noneho iki kintu cyaje kunungura nuko yaje kubona wa wundi acitse intege nyine, bya bihe bye byiza birangiye haje ibihe bibi, kuko ibihe byo muri ino si ibihe bibi n'ibyiza byivanga. Agaruka kuri njyewe yantaye muri bya bihe bibi. Ndavuga ati se uyu muntu wanaye mu bihe bibi ni gute nakongera kumuha umwanya nk'uwo namuhaga? Ni gute umuntu wangije icyizere cyanjye, umuntu nakundaga ku rwego rwa fiyanse wanjye, yafashe umwanzuro wo kugenda kubera ikibazo cy'amafaranga cyangwa se namwitaho, yabona ntangiye kumera neza nyine agatangira kugaruka mu buzima bwanjye. Rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nimba unyanga aka kanya go out, sinjye wanyu simaryama. Ikindi cya kabiri, nimba warafashe umwanzuro waragiye, ntuzigere ugaruka, kuko iyo amazi yavuye ku mubiri wawe aba yarangije kwandura. Ntabwo wafata amazi woze ngo wongere uyitere ku mubiri wawe, ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo umubiri wawe ukeneye isuku, nimba hari imyanda iri mu mubiri wawe ikeneye gusohoka. Ikindi cya kabiri, nimba ufata umuntu ukunda ukamugereranya n'ifumbire cyangwa se n'ibishingwe, ukumva ko nta gaciro afite mu gihe nta mafaranga afite, atakwitaho nk'uko ubikeneye, buriya ujya utekereza neza siko nyuma y'ubundi buzima hari abantu bakeneye ya fumbire, bakeneye kuyikoresha mu bikorwa byabo kugira ngo iyo fumbire igire ikibagezaho batigeze babona n'iyo fumbire. Nimba rero ubona umukunzi wawe waramugereranyije n'umwanda, waramutaye induba, bishatse kuvuga ko hari abantu bakeneye wa mwanda ngo bajye kunaga mu myaka yabo kugira ngo imyaka yabo imere neza. Rero nimba umukunzi wawe waramufasha ukamujugunya mu gihe wabonaga ko nta gaciro yari afite, hari abantu bagiye baramutoragura bamerana neza, bamwitaye aka kanya. Wifata umwanya wawe umamagara uri kundiraho unesha umutwe. Nimba waragiye nanjye aka kanya naragiye, sibyo? Benshi banyumva mbivuga bakavuga ngo rero ngomba mbeshya. Ubundi ari akantu numvishije ngo umukobwa yanze umusore ufite viziyo, aragenda akunda umusore ufite televiziyo. Noneho ngo igihe cyaje kuza ubukene buramukubita, wa musore ya televiziyo ajya kuyigurisha wa musore wari ufite viziyo, kuko we yumvaga ko iyo televiziyo afite kuyireberaho ibintu byinshi cyane, afite kuyikoresha ibintu byinshi. Birangiye umukobwa abonye wa musore wari ufite televiziyo ayigurishije, abona wandi wa viziyo atunze viziyo yiwe mu bwenge bwewe, urumva afite viziyo mu mutwe we, afite na televiziyo. Wa wundi asigara ari iki? Umwuka, nta kintu afite. Umukobwa birangira abuze icyo atora. Ni ukuvuga ngo iyo utinze mu nzira byose birapfa. Ni ukuvuga ngo niyo ugiye kwibagira ugatinda gato usanga hasigaye umurizo. Bishatse kuvuga ko nimba ufite boyfriend wawe cyangwa se girlfriend ukagenda ukamutesha agaciro cyane, aka kanya umufasha akaboko kamwe bizarangira n'ako kaboko nta kugifite. Ibintu muza mwivugisha ngo abasore ngo ni benshi, ngo abakobwa ni benshi, banza unyumva aka kanya. Aya magambo ngiye kukubwira niko kuri, nta ntahandi uzigera uyumva. Nimba abo basore ari beza kandi ari benshi, menya neza ko 100% atari abawe, bafite umuntu bakunda. Utazazaho ngo uyemere kuri boyfriend wawe cyangwa se girlfriend ngo ngiye mfite umuntu nkunda. Ubizi neza ko ari wakunda wenyine, ubizi neza ko ubuzima bwiwe abushingiye kuri wowe. Rero ibintu muza mukishyiramo ngo ngewe ngo uyu muntu ngo simukunda, ari igihe uva ngo simukunda nawe mu buzima bwe nta kintu wari umumariye.
nta kintu uvuze mu buzima bwiwe. Bishatse kuvuga ko muri makeya mujye mumenya agaciro kanyu, mumenye n'agaciro abandi bantu bafite. Gufata abantu mukagenda. Rero ari umuntu bita Eliwine niwe ugikunda kumbwira ngo ariko si Bomboclat ngo njyewe ngo yo numva ngo ukora ikiganiro nk'icyo ngomba numva ibyo bintu byarakubayeho. Njye ntabwo byambayeho pe. Inkuru zimbaho ni inkuru nyine zibazi, ariko hari abantu bibaho kenshi, ibyo ni ibintu bibaho muri relationship. Rero nimba warahuye n'ibihe nk'ibyo, menya ko warangije gutakara. Njye ntabwo njya mfata umwanya wo kwirirwa nihoma ku bantu, kuko buri wese muri ino si yaremeye kuzakena akanakira, yaremeye kuzabaho ubuzima bwiza n'ububi. Nimba ibihe byawe bibi biriho, menya ko ibihe byiza byawe biri inyuma. Witinda mu nzira, wikwiheba, tegereza. Nimba ibihe byawe byiza rero warabinyuzemo, menya ko n'ibihe byiza bibi byawe biri inyuma. Wiseka abantu bari muri bya bihe bibi, ahubwo ugenda wisanishe nabo. Nimba ari n'ibintu ukwiriye kubafasha ubafashe, kuko igihe kizagera nawe ujye hasi, God bajye hejuru yawe, babashe kuba bavuga ati uyu muntu yabaye mu bihe bibi, nanjye reka nanjye noneho mwigaragarize neza. Bishatse kuvuga ko nimba waranyagiranywe n'umuntu ukaza uvuga ngo uratose kandi mwaranyagiranywe, watarigeze arira iyo mvura yamunyagiye, uri indyarya mu buzima bwiwe. Abantu bagenda bavuga ngo igasanga ujyanye n'umuntu ku rugendo, uri kugenda wivuvuta ngo izuba ryakwishe, iri kukwica wenyine se. Kuki mumenya ibintu mukina nabyo, kuza mu buzima bw'abantu mucanganye, muvangavanganye, ntabwo bishoboka. Njye rero Bomboclat ndaza nkabatamo gatanu kandi ukaza ukavuga ngo araza akadusomera. Rero nizere ko mumeze neza cyane, abantu mwakoze subscribe ndetse n'abatarakora subscribe, nizere ko muri kugenda mubikurikirana gake gake gatanu. Kandi njye rero nkaba mbakunda cyane, nizere ko mumeze neza fresh. Bibutse abantu mukurikirana filime zacu ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ubu aka kanya turi gukora ku kinyamakuru cyitwa Bigman Empire. Abari basanzwe badukurikirana kuri Bombo wacu, ubu niho filime zacu ziri kunyura kubera impamvu zitazamara igihe kinini cyane. Nizere ko naho mwamaze kudusangayo gatanu. Kandi njyewe rero nitwa Bomboclat, nkaba mbashije kuba mbashimira mu bihe byose twabanye ku rubuga rwanjye rwa YouTube, cyane cyane ku bantu bakoze subscribe, naho batarayikora ibyo birabareba, n'ahandi muzongera kunsanga.